the life President of the Republic, His Excellency the Commander-in-Chief of the Armed Forces, Al-Hajj Field Marshal Dr. Idi Amin Dada, ntabwo ari izina ryorohera abanya-Uganda kuryumva kuko nibo bamuzi neza yewe kandi bamusobanukiwe, ariko ubugome bwe nibwo bwahindutse amateka turajoro. Ni Idi Amin Dada yari umugabo umwe, ariko igicucu cye cyari kinini kurusha igihugu yari ayoboye. Yari perezida, yari umusirikare, yari umucamanza n'umwicanyi, byose bikorera mu izina rimwe. Abamubonaga mu ruhame bamubonaga aseka, yambaye impuzankano zuje imidari, imidede n'inyenyeri, ariko inyuma y'iryo seko hari igihugu cyuzuye amarira, amaraso n'ubwoba budasanzwe. Uganda. Muri icyegeranyo tugiye kuganira ku buzima bw'umuntu wavuye mu bwigunge agahinduka igihangange cy'igitugu. Ni inkuru y'uko ubutegetsi bushobora guhinduka ikiraro cy'urupfu n'uko ubwoba bushobora kuyobora igihugu cyose. Gusa bambe niba uzi kugira amarira hafi uze kwihangana kuko nyine ibi ni amateka kandi yabayeho. Nyamara umunsi wa none iyo wambutse ukajya muri Uganda ukabaza uti Idi Amin yari muntu ki? Umusaza umwe acuma akabanda ati yari kifanyani cyantisa omuntu eyalen amanya gatali na Amateka. Uyu mukambwe kandi ahera kagatekera agatabike maze ati mu bisela bye ekigambo kimu cyandikuwonya oba kikuta. Uyu musaza soza agira ati tewali kintu cyona akitaba na nkomelelo. Ariko uki dutangiye ruza ndagusobanura. Icyo usabwa ni ukwitonda maze ukareba video kugeza ku musozo. Ariko kandi niba wishimira kandi ugakunda kumva ibiganiro by'amateka, uyu ni wo mwanya mwiza wo gukanda subscribe kubera ko wamaze kugera ahantu hanyaho. Man TV, aho dukura amateka mu nyandiko maze tukagufasha kuyumva no kuyibukiranya mu buryo bw'amajwi. Reba ko wakanze subscribe, ariko kandi niba utarayikanda yikande maze ube mu muryango mugari wa Man TV. Nje Bisale Hasani, iyi ni Man TV. Bye guys. The people of Uganda, I welcome you all most heartedly to Uganda. Ubundi Idi Amin Dada yavutse ahagana mu 1925 mu majyaruguru ya Uganda mu muryango w'abakene cyane. Amateka y'ubwana bwe nasobanutse neza, ariko benshi bemeza ko yakuriye mu buzima bugoye kuko nta mashuri menshi yigeze agira. Yakuriye mu miryango isanzwe nk'abandi rwose. Ibi byatumye akura afite imbaraga z'umubiri ariko adafite ubumenyi buhagije mu byo kuyobora abantu. Mu gihe Uganda yari ikiri mu bukoloni bw'Abongereza, Idi Amin yinjiye mu gisirikare cya King's African Force. Aha niho ubuzima bwe bwahindukiye. Yamenyekanye nk'umusirikare ukomeye kandi utagira ubwoba, wumvira amategeko adaciye ku ruhande. Ibyo byatumye azamurwa mu mapeti nubwo nta bumenyi yari afite mu by'amasomo. Mu gisirikare yahigiye ibintu bitatu byamugize uwo yari we na nyuma. Yahatumye agira imbaraga n'igitinyiro. Yahigiye kumvira utabajije. Yize kandi ko ububasha, umumaro n'ubushobozi by'imbunda ari ukwica gusa. None se ni gute wari umusirikare ubaha kandi wumvira yewe ukunda amategeko yisanze ku buyobozi, ubundi ngo n'icyuma abonye akayicura n'inkota isogota uwo batumva kimwe? Nyuma y'ubwigenge bwa Uganda mu 1962 igihugu cyinjiye mu bihe by'ubwumvikane buke mu bya politike. Perezida Milton Obote yari ayoboye igihugu, ariko yari afite ibibazo byinshi birimo ruswa, amacakubiri n'imvururu za gisirikare. Aha Idi Amin yabaye umwe mu basirikare ba hafi ba Obote, ariko aho kuba umurinzi w'igihugu yatangiye kwiyubakira izina rye. Yamenye ko urusaku rw'imbunda rushobora kuvuga kurusha ijwi ry'abaturage. Kuwa 25 Mutarama mu 1971, mu gihe Perezida Obote yari ari mu nama mpuzamahanga, Idi Amin yakoze coup d'etat. Mu ijoro rimwe ubutegetsi bwarahindutse. Radio yatangaje riremereye rivuga riti ingabo z'igihugu zafashe ubutegetsi kugira ngo zicungure Uganda. Abaturage benshi barishimye, batekerezaga ko igitugu cya Obote kirangiye. Ntibari bazi ko bafunguye umuryango w'ijuru w'amarira yewe badasibye n'urupfu. Mu mezi ya mbere Idi Amin yagaragaye nk'umuyobozi wicisha bugufi.
yarekuye bamwe mu bari bafunze, asezeranya demokarasi n'amatora, yavugaga amagambo aryoshye, agaseka mu ruhame, akakigira umubyeyi w'igihugu. Ariko munsi y'uko guseka hari ikindi kintu cyakoraga. Yatangiye kwegeranya ubutegetsi bwose mu maboko ye. Abatari abo mu bwoko bwe cyangwa mu kindi gice cy'igihugu batangiye kurwa mu gisirikare n'ubuyobozi. Uko iminsi yagendaga, icyizere cy'abantu cyaragabanukaga, ahubwo ubwoba bugataha imitima, kuko kwica no kwicwa byasaga n'ibihindutse itegeko nshinga ry'igihugu. Ubutegetsi bwa Idi Amin bwahindutse urugamba rw'urupfu. Abasirikare, abanyapolitike, abarimu, abaganga, abanyamakuru, nta muntu wari ufite umutekano. Abantu bashimutwaga buri joro bakaburirwa irengero. Imigezi yatwaraga imirambo, amagereza yahindutse aho gutikira kw'amaraso. Ntihabaga urubanza nta kwiregura. Bivugwa ko mu gihe cy'ubutegetsi bwe abantu barenga 300,000 bishwe, ariko imibare nyayo ishobora kuba irenzaho kuko benshi batigeze babarurwa. Igiteye ubwoba kurusha ariko kandi nuko Idi Amin ubwe yajyaga yishimira ibyo bikorwa ku karubanda, dore ko yigeze no kuvuga ko yica abantu nk'uko umuntu yica isazi. Gusa niba mwibuka neza, ari umusaza twabajije kuri Idi Amin, maze aratubwira ati yari kifananyi cyantisa umuntu eyalina amanya gatalina Amateka. Uyu musaza yavugaga ko yari umutegetsi wuje ubugome, ubutemu n'ubutindi mu mutima we. None se wowe n'icyo uzi kuri Idi Amin? Andika muri komenti maze udusangize ku mateka. Idi Amin yakundaga kwita amazina menshi, harimo perezida w'ubuzima bwose, umuyobozi mukuru w'ingabo zose ku isi, umutsinzi w'Abongereza, mbese uwirukanye Abongereza, ariko rwose siko byari biri. Yiyumvagamo ko ari intumwa y'Imana. Yafataga ibyemezo bidasanzwe rimwe na rimwe mu nzozi cyangwa mu bitekerezo bye bwite. Uganda yahenze igihugu kiyoborwa n'amarangamutima y'umuntu. Mu 1972 Idi Amin yirukanye Abahinde n'abandi banyamahanga barenga 30,000 bari bafite ubucuruzi, yabashinje gusahura igihugu. Ibyo byahise bisenya ubukungu bwa Uganda. Amaduka yarafunze, inganda zihagarara, inzara iriyongera. Abasirikare be bari bafashe ubucuruzi, icyatangiye kubananira, ubundi igihugu gihinduka akajagari. Umuganda aca umugani mu Kinyarwanda ati itewari kintu cyonda akitaba na nkomerero, naho Umunyarwanda we ati ntawe uzura igitondo kitagera ku mugoroba. Mu 1978 Idi Amin yagabye igitero muri Tanzania. Icyo gihe cyari icyemezo kigayitse. Ingabo za Tanzania zifatanyije n'impunzi z'Abanya-Uganda azirwanya, zisubiza inyuma Idi Amin n'ingabo ze. 1979 Kampala yarafashwe, Idi Amin arahunga, ubutegetsi bwe burarangira, ariko ibikomere yasize ntibyigeze bivurwa mu buryo bworoshye. Idi Amin yahungiye muri Libya, nyuma ajya muri Arabia Saudite. Yabayeyo mu buzima bwiza, nubwo yarwaye ntiyigeze aburanishwa ku byaha byose yakoze. Yapfuye muri 2003, nta rubanza, nta kwicuza, nta gusaba imbabazi ku gihugu yasenye. Gusa yaguye ishyanga. Idi Amin Dada ni isomo riremereye ku isi yose. Yerekanye uko ubutegetsi budafite amategeko bushobora guhindura umuntu igihangange cy'urupfu. Amateka ye atwigisha ko ubwoba budashobora kuba umusingi w'igihugu, kandi ko ubuyobozi butagira ubugenzuzi buhinduka umwanzi w'abo butegekwa. Izina rye rizahora mu mateka, ntirizaba ari iry'icyubahiro, ahubwo rizaba ari iry'icuraburindi. Uwo ni Idi Amin Dada. Ariko kandi wowe twabanye kugerana kuri uyu munota, uri uw'icyubahiro kandi uri uw'agaciro. Niba wishimiye gukomeza kubana natwe, kora subscribe, ukande like, kandi dusangize imbamutima zawe muri comment kugira ngo ikiganiro gitaha kizagusanga ku murongo wa Man TV. Nge Ndisare Hasani, iyi ni Man TV. Ndabashimiye.